Team C ndetse na Yampano batunguranye muri Genesis Comedy ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2025. Wakibaza byagenze gute? Hano muri Genesis Comedy ubusanzwe abantu benshi rwose bazi yuko ari ahantu habera ibijyanye n'imyidagaduro, cyane cyane bagatumira abakomediste. Rwose uyu munsi wabita Team C ndetse na Yampano batunguye abantu benshi. Ni igitaramo rero cyari cyitabiriwe n'abantu benshi baje gukurikirana ikiganiro cyari kigiye kuhabera, aho uyu Team C ndetse na Yampano batunguye abantu benshi muri iki gitaramo cya Genesis Comedy cyabereye muri Kigali Camp, mu gihe Diplomate wagombaga kwitabira ari kumwe na B-Free ndetse n'uyu Dreamman na Joyce atabashije kuhagera. Rwose biba ngombwa yuko bamwe mu bari baje biteguye ko uyu Diplomate ari buze kwitabira uyu muhango atabashije kuhagera bikabababaza, ariko ikindi cyabashimishije ni ukubona rwose umuhanzi nka Yampano asuseruka rwose anezerewe cyane abaririmbira zimwe mu ndirimbo afite mu iyi minsi ziri guca ibintu hirya no hino, harimo nk'indirimbo yise ngo yakoranye n'uwo bita Papa Cyangwe. Ni ibintu byanejeje abari bitabiriye iki gitaramo. Iki gitaramo rero cyabaye mu ijoro ryo kuwa 9 Mutarama 2025, cyitabiriwe n'abanyarwanda batandukanye basanzwe bakorana bya hafi n'uyu Genesis Comedy. Ni mu gihe ku rundi ruhande abaraperi rwose barimo abagomba gutarama mu cyumba cya rap, igitaramo giteganyijwe kubera muri Camp Kigali ku wa 10 Mutarama, ngira ngo ubwo ngubwo ni none 2024, aribo baganirije urubyiruko rwitabiriye ibi birori. Nyuma yo gususurutswa n'abanyarwanda batandukanye muri iki gitaramo, bakaganirizwa n'abaraperi barimo Fireman, B-Free ndetse na Joyce, abakunzi ba Genesis Comedy bumvaga ko byarangiye batunguwe no kubona hahamagawe umuhanzi rwose Team C ku rubyiniro. Uyu muhanzi wubakiye izina muri Drama Boy, ariko ubu usa n'uwazimye rwose muri muzika nyarwanda, usigaye utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize umwanya wo kuganiriza urubyiruko rwitabiriye Genesis Comedy ku buzima abayemo ndetse n'Imana uburyo imushyigikiye, abagira n'inama kubifuza kubaho ubuzima bw'umwimerere. Uyu nguyu rero Team C ni ibintu byanejeje abantu benshi kuba bamubonye muri iki gitaramo. Uretse Team C watunguranye muri iki gitaramo, abakitabiriye rwose batunguwe no kubona umuhanzi Yampano nawe yigabye rwose ku rubyiniro mu gususurutsa abakunzi b'umuziki we bari gukorana muri iyi minsi ndetse bakorana na bya hafi n'uyu Genesis Comedy. Uyu muhanzi utari waramamajwe yatunguranye rwose ahamagarwa ku rubyiniro aririmba imbere abakunzi biwe zimwe mu ndirimbo ziwe ziri guca ibintu hirya no hino, harimo nk'indirimbo yise ngo yakoranye n'uyu Papa Cyangwe ndetse iri mu nshyashya ziri guca ibintu hirya no hino hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi rero abantu benshi bari bitabiriye iki gitaramo yabatunguye cyane kubera yuko ntabwo yari yateguwe mu bari bukitabire iki gitaramo rero, cyangwa se uriya Yampano ntabwo yari yanatangajwe muri iki gitaramo, usibye yuko haje kuza n'umukinnyi wa filime kazi rwose uri mu bari gukundwa cyane muri iyi minsi, uwo bita Miss Nyambo. Ntabwo yaje ari wenyine, ahubwo yazanye n'uyu mugore barimo bakina na filime izwi nk'Ibanga, filime iri kuvugisha abatari bakeya amagambo mw'iyi minsi. Kamubwira ukomeze ugira ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba gukanda subscribe kuko nimba wakunze iki kiganiro unakande like kuri video, usige na comment y'uburyo rwose ubyumvishe, nimba nawe wabashije kugeraho ibingibi byabereye, ngira nawe wabonye udushya uyu Yampano yakoze kwa Genesis Comedy asusurutsa abafana b'uyu Genesis n'indirimbo yiwe yise ngo yakoranye na Papa Cyangwe.